Temi ntabwo yari azi ijya mbere umwana w'imyaka 10. Uyu mwana yitwaga Temi yari umwana wikundira kwikina football ku ishuri ndetse witwara neza. Umunsi umwe ubwo yari avuye ku ishuri ageze mu rugo, ahangaha yasanze mu rugo nta muntu n'umwe uhari. Ababyeyi be bari bafite ishopu mu isoko, babyukaga bajya gukora ndetse bagataha ijoro bananiwe. Imodoka yajyaga kumuzana ku ishuri yamugezaga mu rugo saa 9 z'umugoroba. Umwana yagumaga aho ngaho mu rugo wenyine kugeza igihe ababyeyi be bagarukiye saa 12 z'umugoroba. Umugoroba umwe umwana yabwiye ababyeyi bati ntago nkunda kuguma mu rugo ndi jyenyine. Nuko mama arangije aramubwira Temi, utubabarire ni amasaha makeya cyane uguma wenyine. Yabati tugomba gukora cyane kugira ngo twishyure ishuri ryawe ndetse tuguhe buri kimwe cyose ukeneye. Temi ahangaha yarabyumvise, ariko muri we yumvaga yajya agira igihe ari kumwe n'ababyeyi be. Nuko umunsi umwe ubwo bari bicaye muri saro bombi uko ari batatu, mama we Ade yaje kugira igitekerezo. Nuko abwira umwana we ati Temi, Auntie Bisi uyu muturanyi wacu ndashaka kumusaba ajye kwitaho, ndashaka musabe ajye aba ari kumwe nawe kugeza igihe tugarukiye mu rugo. Uyu mukobwa Auntie Bisi yari umuturanyi wabo, yari umwana w'umukobwa w'imyaka 20 uba wenyine. Uyu mukobwa yahoraga aseka ndetse rimwe na rimwe yajyaga akunda kuzanira utubombo uyu mwana w'umuhungu. Ababyeyi b'uyu mwana baramwizeye cyane. Nuko umwana aho ngaho yaremeye arabwira ati nta kibazo mame. Mu by'ukuri uyu mwana yarasanzwe aziranye n'uyu muhati. Ahangaha rero kugumana nawe yumvise nta kibazo yisanze. Nuko uhereye umunsi wakurikiyeho uyu mwana Temi uko yavaga ku ishuri yahita agaca mu rugo rwa mukobwa Bisi. Iyo uyu mwana yageraga mu rugo, uyu mukobwa yaramwakiraga ndetse akamwakira n'urugwiro, akamuha ibyo kurya, akamuha ibyo kunywa. Umwana akisanga ndetse akisanzura kumva ko ari kumwe n'umuntu yishimiye. Ndetse yatangira kumubaza ati ese ku ishuri byagenze gute. Ahangaha yabimubazaga arimo amuha ibyo kurya. Ubwa mbere Temi yaje kubanza kugira isoni, ariko uyu mukobwa yatangiye kujya amuterera amastori amubwira udukuru dutandukanye. Umwana aza kwirekura atangira kujya asekana nawe. Icyo gihe rero bakundaga kwicara aho ngaho muri saro bakareba amatente cyangwa cartoons. Mu by'ukuri abangaba uko ari babiri batangiye kujya bagirana ibihe byiza. Nuko umunsi umwe Auntie Bisi yaje kumuha impano idasanzwe, yamuguriye ballon yo gukina. Nuko aramubwira ati Temi, nakuzaniye impano idasanzwe, ndabizi ko ukunda gukina football, nakuguriye ballon. Ibi ngibi yabimubwiye ari kumusekera. Nuko umwana arangije amubwira ati Auntie urakoze. Ahangaha Temi byaramushimishije cyane. Guhera uwo munsi ibintu byatangiye guhinduka. Umugoroba umwe Auntie Bisi yaraje amwicara iruhande. Nuko aramubwira ati Temi, reka dukine imikino idasanzwe. Iyi ni imikino cyo gukina hagati yanjye nawe, ntukire umuntu n'umwe ubibwira, sibyo? Temi ahangaha yabanje gusa nkaho atumva ibyo ari kumubwira, ariko ahangaha Auntie Bisi yabimubwiraga ari kumusekera cyane. Nuko ubwo iyo mikino yari itangiye, uyu mwana yatangiye kubona atayikunze, ntabwo uyu mwana yagize abikunda. Nuko Auntie Bisi arangije aramubwira ati hugira ubwoba, uraza kumenya numara kubikora. Uyu mukobwa rero yaje gukomeza ahatirisa uyu mwana, birangira bikoze. Uyu mwana mu by'ukuri yatangiye kugira ubwoba, ntabwo yiyumvishaga ibyo uyu mukobwa yamukoresheje. Ijoro ryose iyo yageraga mu rugo akaryama yatagira gutekereza biriya bintu. Ubwa mbere yabanje kwishyira muri we ko byari accident, ariko byakomeje kubaho. Uyu mukobwa yakomeje kujya ahohotera uno mwana akaryamana nawe. Uyu mwana yatangiye kujya agira ikimwaro ndetse agahorana ubwoba, ariko mu by'ukuri ntabwo yibazaga niyihe mpamvu. Nuko umugoroba umwe we yaricaye wenyine mu cyumba cye, yifuje kuba yabibwira umuntu. Nuko umunsi wakurikiyeho ubwo yari ari ku ishuri, umwarimu we witwa Okolo yaje kubona ko uyu mwana atameze neza muri we. Wa mwana wahoraga afite morale, wa mwana wabonaga akina n'abandi. Ahangaha Temi noneho yahoraga acecetse cyane ndetse yahoraga yitandukanyije n'abandi bana. Umwarimu yaramwegereye arangije aramubaza ati ese Temi umeze neza? Umwana yabanje kugira ubwoba, ariko mu by'ukuri uyu mwana yashakaga kuvuga. Nuko ubwo amasomo yararangiye, wa mwarimu Okoro yaje kumuhamagara amushyira ku ruhande, aramubwira ati ushobora kumbwira buri kimwe cyose. Muri ako kanya Temi yatangiye kurira. Nuko hashize akanya arangije aramubwira ati ni Auntie Bisi. Aramubwira ati Auntie Bisi ntabwo ankorera ibintu byiza. Nuko uyu mwarimu yaramwumvise neza. Nuko arangije aramubwira ati urakoze kumbwira, uri umwana w'umunyabwenge, iri ntabwo ari ikosa ryawe.
humura ndakora buri kimwe cyose kugira ngo ubone ubufasha ukwiriye. Nuko muri ako kanya umwarimu yahise avugana n'umuyobozi w'ikigo. Muri ako kanya bahise bahamagara ababyeyi be. Aba babyeyi bakimara kumenya ibyabaye ku mwana wabo bumvise bigaye cyane, bishwe n'ikimwaro. Nuko barangije bahobera umwana wabo, baramubwira ati mwana wacu tubabarire, twakagombye ko twarakwitayeho tukakuba hafi. Nuko barangije baramubwira bati guhera uyu munsi tuzajya dukora ibishoboka byose ube urinzwe. Nuko umuryango rero wese ujya kumenyesha polisi. Nuko mu gihe gitoya wa mukobwa bisi yaje gufatwa. Buri umwe wese waho ngaho muri ako gace yatangajwe no kubona uyu mukobwa ahora agaseka, yitwara nk'umuntu mwiza, yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahangaha rero ababyeyi bafashe umwanzuro yuko bagomba kumwitaho ndetse umwana wabo batazongera kujya bamusiga wenyine. Bahise kandi bamushakira abaganga bo kumwitaho kugira ngo babashe kumuganiriza ndetse babashe kumuvura. Uko iminsi yagiye itambuka, Temi yaje gukira ndetse bya bibazo yaraciyemo byose bimushiramo arabyibagirwa. Uyu mwana yatangiye kwiyumva nk'uko yiyumvaga mbere yose atarahura n'ibi bibazo. Yatangiye gukina football na bagenzi be ndetse arongera araseka. Temi rero ahangaha yaje guha isomo abandi bagenzi be. Yabaye isomo ry'uko ari byiza yuko uvuga ukavugisha abandi igihe cyose hari ikintu kitagenda neza kuri wowe. Ndetse isomo rubanda nyamwinshi ahangaha bakuyemo nuko ababyeyi mugomba kwita ku bana banyu, mukabaha umwanya, mukaganira nabo, ndetse mutagomba kwizera buri umwe wese mukamuha umwana wanyu. Nshuti bavandimwe rero mwakoze kubana nanjye muri story ntoya cyane ariko ifite inyigisho. Nizere ko mwayigiyeho, nizere yuko mugiye kwisangiza n'abandi. Nawe mushyashya ntabwo mwibagiwe ngo karibu kuri Behind Walls Show. Icyo ngusaba gusa ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho indi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Behind Walls Show. Ndabifuriza ishya n'ihirwe. Nawe utaha. Ciao ciao.